bimeze bite ko nce mu byacanze wahora n'iki ko wa muntu wansigaye musirike yanze kunyitaba yego kanicare mbyumve neza kuranze kugira ate yanze kunyitaba da kuri sirike yonyine sha gusa nyine ntabwo yabyanga buriya wabona ari mu kazi aha reka mpate ko afite akazi kenshi kuko yanze kwitaba kuri ibyo ngibyo bwaba ari ubufu ngewe natamureka oya ntabwo yabyanga ndabizi ndamwizeye neza gusa nyine ariko hagati aho ngiye kujya mu mujyi kuzana ya myenda shani myiza mana we narayikunze mbega stempa we umva ni myiza wongereho ngo ni wane ni myiza birenze kubitekereza okay ni byiza niba warayibonye ukayishima asi wumva se kimbabaje nuko uri buyizane byo mahita ndubika nigendera nkagutanga kuyambara ibyo nta kibazo nese kuyambara hari urabujyanye cyangwa ari ndagutanga kuyambara nta kibazo sawa hari icyo bitwaye umuntu wanjye urabizi ndakwemera gusa nyine hagati hari ahantu mfite ikirinye ndashaka ko tujyana aha mfasha icyo ngukundira wowe icyo kigahunda se ni hehe na hafi cyangwa ni kure shani hano hafi to mu bantu ariko badanje nyine nawe bafite urabizi se urumva ngiye mvugana n'abantu n'abandi ba fake oya ntabwo byashoboka okay ntaribi noneho wowe genda asa nawe yaramaze kwitegura twigendera twicira isheni kuva hano nanjye rero kambene tegura tegura nari bitugenda shani wamenya agahinda mfite hano nimukiye sha umva umve ngo nta mukozi mfite ibintu byose ndabyikorera noneho nta n'iki n'ubu ngubu nkavuye mu ndananiwe byatari igwa sha ndashaka umukozi buse wamumbonera akajya anyogereza ntabwo ari byinshi ni ukoza ibyombo gukoropa akanareba byose wenda no kugipanga akanateka rahira umva sha byose sha imirimo yo mubwira mbona kandi ndabizi nawe urabizi ntabwo ari ibintu byatari kwa ko nanjye ndashaka kugira byibuze n'ibindi nkora sinjye nirirwa mu byombo shamba bari umunshake ndamukeneye byatari umva se shaka kanze mvugisha mu rugo urimo arakomanga mfungure ndaje tuvugane neza Mwiriwe mabuja. Mwiriwe. Mwiriwe. Yego. Nashakaga iki? Hari agaserivisi twashakaga kubasaba. Kameze gute? Ni agaserivisi kajyanye n'imikorere. Bwira neza gute nyine? Mabuja maye kari mwabikubwira mindani ko naturi ku muhanda sibyo? Ni inkuru ndende. Okay ngahinjira ni karibu. Sawa. Nakoze.
ahantu ra mabuja atuye ahantu heza nta n'iwawe umvaga mbwira warya ngo urashaka akazi kameze gate akazi ako ariko kose wamana gukora mabuja akazi yego rero ntakubeshye nta kazi kari hano wakora mabuja ntabwo wamburira akazi rwose uranamburira akazi nditegereza hano nta biraka byo gusana dufite kuko twebwe turi bashyashya ahangaha twimukiye ahangaha vuba nyirinzu twasanze yarabikoze mabuja njye ntabwo naje nk'umufundi nta nubwo naje nk'umusudiri njye naje kwaka akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo yego akazi ko mu rugo ze n'intaka yo washobora akariko kose njye wamana agakora kumbwira kose ndagakora niyo wambwira guteka niyo wambwira kugufurira nubwo wambwira gufurira umwana abana bawe nta kibazo niba bafite ese wowe washaka kumesa no gukora kwanjye nabishobora no guhanagura inzu ibi biryo uzi guteka ni nk'ibi ahubwo se amoko y'ibiryo ntazi guteka nayahe mabuja nyine mbwira uburyo uzi guteka njye nzi guteka ifi ikaranze neza ewa ku buryo uyiriye ku muceri urabona ko akundi bateka ifi ikaza iri kumwe n'agafiriti mabuja njye iyo ndyo nayigutekera rwose ku buryo nawe ubwo nta wundi muntu uzongera kugutekera wajya wicara ukabirota ni ukuri ngende kubona nabyize tugenda ujya kumpa ikizami cyo guteka mabuja wimbwira ko ntazi guteka wimbwira ko ntazi iki ntacyo ntazi gukora urana umuntu ushonje nkanjye kuko nanirwa gukora iki uko ubizi hari ikintu kirekiranira umuntu washonje ubu se urashonje aho mbi cyane mabuja okay nta kibazo noneho kanjye kubaza umugabo wanjye niyemera ko dukoresha umukozi w'umuhungu ubwo nta kibazo ndaza mubwire sawa murakoze mabuja umva nijire ko wahananya ndi wabona umuntu ariko umuntu gusa shanaye ntukansetse ibyo si ibyo uvuga urahita umubona ukinjira arahita amubona mabuja arabyemeye se mbabwire rero muganga arabyemeye nari mbizi ko atari ntabwo ari kubyanga mabuja nari nabikubwiye ntabwo yabyanga burya abagabo batekereza ibyo abandi bagabo batekereza yabimenye nkiri hano nkinjira hano se kuba tumukoze menshi mabuja ntabwo ari amagambo menshi ni ibyishimo by'akazi ni ukuri nta kibazo nyine ubwo ngiye gutangira akazi yego ako ntabwo ari ngombwa mbikubwire nonaha na mu gitondo nabikubwira mu gitondo se ubwo ndataha mabuja oya ntabwo uri butahe nyine akazi iyo wakabonye ubwo by'akazi turabipanga nta kibazo mabuja rwose wumve ngo ahubwo nagira ngo nkwibarize nahereye urugendo nakoze rwose najyaga kwaka mu nzu ebyiri bakanyangira bwiherero mabuja ni ukuri ahantu hose najyaga banyangiraga wamfasha ukanyereka ahantu ubwanyu buri rero urashaka kuri toilette yego nashaka kujya kuri toilette mabuja genda ukatorera muri la korodori hariya ugende urasa nk'uzamuka ukateho gato ku muryango wa gatatu abantu bazara nino b'abakobwa tuziranye bazabona bibaza ati se uriya mwana asigaye ahahera hehe bizabacanga barese umwana asigaye afite akazi kameze gute ko asigaye atukosora birenze shaho umuhanda ndabizi nyine uramukurayo tu ndamubona kabisa umva mubone umeze nka ya mboga hariya mu bukwe